impinduka zikomeye mu gisirikare cya RDF. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akoze impinduka zikomeye cyane mu gisirikare cya RDF, aho uyu Generali Rukika Rusisi, Major General Rukika Rusisi atakiri umuyobozi muri Special Operation Forces. Ngira ngo ibi ngibi bibaye muri iki gitondo cyangwa se n'impinduka zabayeho zikozwe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nibyo tugiye kuba tugarukaho muri aka kanya kugira ngo turebe impinduka zibaye muri RDF, tureba ndetse n'uwo yaba yasimbuye ndetse n'amapeti nawe yahawe kuko yazamuwe mu ntera. Ibyo ngibyo tugiye kubirebaho mu kanya. Hanyuma nibiri kugenda bivugwa ko umuhungu wari umukozi wo mu rugo ni hariya mu murenge wa Masaka witwa Niyoyita Eric yagize gutya akaba yishe mugenzi we w'umukobwa bakoranaga aho ngaho mu rugo. Turaza kureba icyo yamujijije, nabyo tugiye kuba tubigarukaho. Ni mu makuru yatambutse twabagezagaho ko ikirombe giherereye hariya muri za Warikare hariya i Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru cyaba cyamaze gufatwa n'ingabo za M23. Ngira ngo ni ikirombe gikomeye cyane cyitwa Alpha Mine, akaba ari ikirombe cy'Abanyakanada cyagiye kigarukaho cyane n'umugaba mukuru w'ingabo Retired General James Kabarebe. Ibi ngibi rero bikaba byagiye bigaruka ko iki kirombe kiri mu maboko y'izi ngabo za M23, rimwe koze ko bahagarika ko bakomeza gucukura kubera ko babonye ko umutekano waba utizewe, ko bashobora kuhasiga ubuzima cyangwa se n'abakozi bari gukorera aho ngaho bakaba bagira ibindi bibazo ndetse n'ibindi bihombo bigiye bitandukanye kubera iyo mirwano ihuje ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abayobozi cyangwa se n'ingabo z'inyeshamba za M23. Nibyo tugiye kuba tugarukaho muri aka kanya. Mbaye ikaze. Impinduka zikomeye cyane mu gisirikare cya RDF hano mu Rwanda, ni impinduka zikomeye zakozwe na nyakubahwa ni Perezida Paul Kagame, akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Yazamuye mu ntera uyu Colonel Gashugi, amuha ipeti rya Brigadier General ndetse amuha kuyobora umutwe w'ingabo zidasanzwe Special Operation Forces. Hanyuma ni mu gihe uyu nguyu General Major Rukika Rusisi we yasabiwe gusubira gukorera mu biro bikuru by'ingabo z'u Rwanda, aho yaba ategereje ko ahabwa izindi nshingano. Impinduka zimaze gukorwa muri iri joro ryatambutse cyangwa se amakuru atugezeho nuko izo mpinduka zakozwe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, aho yazamuye mu ntera uyu mugabo witwaga Colonel Stanislas Gashugi, wazamuwe mu ntera akaba yagizwe Brigadier General, akanamuha kuyobora umutwe w'ingabo zidasanzwe muri RDF. Izi ni impinduka rero zibayeho mu gisirikare cya RDF. Hanyuma uyu mugabo akaba yazamuwe mu ntera akaba yagizwe Brigadier General, hanyuma aza kuyobora uyu mugabo witwa General Major Rukika Rusisi mu ngabo zidasanzwe ni Special Operation Force. Izi rero ni impinduka zimaze kubaho mu gisirikari cy'u Rwanda, bikaba byakozwe cyangwa se n'itangazo ryasohotse rivuga ko umugaba mukuru w'ingabo z'ikirenga hano mu Rwanda ni Perezida wa Repubulika Paul Kagame wakoze izi mpinduka, ahindura aba bayobozi b'igisirikare cya RDF muri ubu buryo tumaze kubagezaho hejuru. Hanyuma nk'uko twe twabigarutseho mu kanya kashize, ikirombe cya Alpha Mine ni ikirombe cy'Abanyakanada, ni ikirombe gikomeye cyane gicukura itini na kasegereti hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu cyamaze kuba rwose kigarurirwa cyangwa se kikaba kiri mu birindiro by'ingabo za M23 nk'uko byagiye bitangazwa cyangwa se nk'uko byagarutsweho mu makuru yacu yatambutse. Kugeza amagingo aya ngaya rero abayobozi bakuru b'iki kirombe bakaba bahagaritse ubucukuzi, ni nyuma yo kubona ko bamaze gusatirwa n'ingabo za M23, ubwo bavugaga bati dushobora gukomeza gucukura tukaba twahasiga ubuzima cyangwa se tugahura n'ibindi bihombo bigiye bitandukanye. Bakaba bakuyemo
havuyemo abayobozi bose rero muri icyo kirombe hasigaramo abayobozi bakeya, ni mu buryo bwo gutegereza ngo barebe ese ikirakurikiraho ni igiki, ese izi ngabo zirakomeza zavanse zijye imbere hanyuma natwe tuzikomereza ibyacu, cyangwa se iki kirombe cyamaze kugotwa n'izi ngabo za M23 nizo zigiye kuba zikigenzura zinagicukura. Ntawamenya, ibi ngibi tuzabimenya mu makuru ari buze mu kanya kari buze, tukamenya ngo ingabo za M23 zirakora iki cyangwa se ziravuga iki kuri iki kirombe cya Alpha Maine cy'Abanyakanada giherereye hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, hariya muri teritwari za Masisi nk'uko biri kugenda bigarukwaho. Ni mu gihe ingabo zo ziri mu gice cy'amajyepfo, ni hariya za Bukavu, ku munsi w'ejo ubwo hari operasiyo cyangwa se hari operasiyo yakozwe n'ingabo za M23 ziragenda zirihinduranya zambara nk'abarundi, ubwo habaye imirwano ikomeye cyane, ingabo z'u Burundi zatakariza abasirikare benshi ndetse harimo n'abasirikare bakuru cyane, ubwo bafataga iyi teritwari ya Ijwi. Ibyo ngibyo twabibagejejeho mu biganiro byacu byatambutse. Ibi uramutse ushatse kongera kubyumva cyangwa se kongera kubimenya, wakongera ugasubira mu biganiro byacu byatambutse. Ibi ngibi rero bikaba byaravugwaga ko izi ngabo za M23 zaba ziri gukomanga rwose ku muryango ya Uvira, bakaba bari gukomeza urugendo bavansa bajya imbere. Ngira ngo ibi ngibi ni ibintu byagiye bitangazwa kandi abantu bose bakaba bamaze kumenya ko izi ngabo zafashe iriya teritwari ya Ijwi, ni muri kiriya kigo cya Ijwi gifite ubuso kilometero kare 340 nk'uko twabigarutseho ejo ku munsi washize. Hanyuma rero n'andi makuru ari kugenda acaracara hano ku mbuga nkoranyambaga nayo turagenda tuyabagezaho. Ni mu gihe hanze Putin we yaba yemeye rwose ibiganiro na Ukraine nk'uko yabitangarije Abanyamerika cyangwa se yabitangaje uyu Donald Trump, ni mu biganiro bari bagiranye. Hanyuma muri Kenya ho rero hakaba hari kuvugwa inkuru y'umushoferi mu batwaraga cyangwa se mu ziriya modoka zirinda umukuru w'igihugu Perezida William Ruto, wagize gutya agonga umusaza cyangwa se umwongereza w'imyaka 79 ahita ahasiga ubuzima. Bikaba bivugwa ko uyu mugabo rero yari yaje gusura mushiki we muri iki gihugu cya Kenya. Hanyuma uyu mushoferi rero ngo akaba yakomeje urugendo ntacyo bimubwiye. Hanyuma inzego z'umutekano cyangwa se inzego z'ababishinzwe zikaba zavuze ko uyu mugabo agiye gukurikiranwa n'ubutabera bwa hariya muri Kenya akaryozwa ibyo yakoze. Ni mu gihe umurambo w'uyu nyakwigendero wajyanywe mu bitaro gukorerwa isuzuma kugira ngo uzabashe gushyingurwa. Ibindi biri kugenda bicaracara hano ku mbuga nkoranyambaga nabyo turagenda tubigarukaho. Murakoze cyane rero kuba munteze amatwi. Aka kanya yari update iri kugenda igerwaho mu makuru mashyashya ari kuvugwa hano mu Rwanda, nk'uko nari mbibabwiye ko umugaba mukuru w'ingabo z'ikirenga hano mu Rwanda yagize gutya agakora impinduka zikomeye cyane mu gisirikare cya RDF.